waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo nuko hari ibanga bakurushije utamenye bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 288. ngo sino kibazo nzanye kubaza kenshi kuko muri comment ndakibona. Iyo urimo gutanga izo mpuguro ukuntu zivuga ukuntu ugira gute n'ibintu uvuga n'ibintu kandi by'aka society nyarwanda n'abumva n'u Rwanda bose bari kwisi ariko beta bibaza kuki utabikorewe umugabo ngo urugo rwubakwe kuki urwahe rwakora niko beta bavuga. Muri make ibintu abantu bakwiye kumenya n'utundi tubera mu rugo. Umugore ushobora kumva yuko gutaha igihe ashakiye ntacyo bitwaye pfa kuba nta rindi mu byaha, ariko banze ukubita isomo umenye ngo umugabo wanjye akunda ibiyanga ibi. Gutaha utinze ntacyo bitwaye kuko utaruri mu bibi nibyo, ariko se umugabo wawe arabikunda, ariko se umugore wawe arabikunda. Mama Charlene ko nta essence uba wansutsemo ngo ngukosome. Mama Charlene ko mba natanze umwanya ndetse nkatangamo n'amafaranga hakaba nta yawe arimo. Umuntu ujya kubabazwa nuko mwubakira urugo urumva uburwaye atari bufite. Ese umuntu w'umuganga ushobora kuba ari dogiteri uvura umutima, sibyo? Ni inzobere mu gihugu arazwi afite impamyabumenyi, sibyo? Zuko avura umutima. N'abantu bose bagize ikibazo niwe bamwoherezaho n'urugero, ariko wajya kumva ejo bundi ngo umutima niwe umwishe. Ubona umugabo wawe asohoka mu rugo avuga atayo nkorera yose ndayazana. Menya impamvu kwanza hagati y'umugabo yawe n'umugabo harimo amakimbirane. Aya makimbirane nta kageso kananiye umugabo wanjye. Aya makimbirane ni njyewe wabaye intandaro yayo, kuko hari igihe umugabo aba mubi yaba mubi umugore akabimuhora kandi ububi bw'umugabo bwaraturutse he ku mugore. Ikindi nuko abantu bitangazwa ngo n'ingo z'ubu ziri gusenyuka, icyubuse ahubwo kitahirima ni iki. Abantu baricara ngo abana bubu, umuntu akicara ngo imikorere y'ubu, umuntu agafata amafaranga mu ntoki ukabona ni nk'ibyatsi amafaranga y'ubu. Iyo witegereje urareba n'izuba ry'ubu. Yes, ndizera ko muri amahoro nshuti z'umusaraba aho muri hose hatandukanye ibihe byiza kandi kurindwa n'Imana bigwire muri mwe. Iyi mukurikirane Mama Charlene official ni channel nziza igamije ubutumwa bwiza, mubonaho ibiganiro bitandukanye, mubonaho inyigisho, mubonaho n'imuguro zigiye zitandukanye, hanyuraho filime nziza, byose turwa no mama turi kumwe imbere ya kamera zacu, wambaye neza cyane, usa neza, umeze neza mubyeyi. Yego ndaho meze neza ndamahoro. Yes ashimwe. Ahimbazwe. Shikamu. Marahaba ujambo. Benze warabyibagiwe. Kusetsa cyane se bigenze gute? Nukuntu buri kumbaza ibyo ukunze hoza gutyo. Ariko ni gusuza uyu umuntu mwubatse umwubashye niko numva bavuga ukoresha iyo mvugo niko bigenda buriya. Shikamu mama. Marahaba ujambo. Ya amakuru y'iminsi. Ndashima Imana cyane. Yego. Umutwe ntabwo kikwabaza meno minsi hari gihe twabwaga ko umutwe umeze nabi. Yego narakize. Akibazo amaso yo biri ko biraza. Hari ikintu bajya bibaza ngo ni gute umuntu abasengera abandi bakakomeza kurwara. Okay. Wani yisengere ngo akire cyane. Ibyo nibyo abantu banazira cyane. Impamvu ushobora gusengera abantu ngewe nkarwara nuko imbaraga zikiza ntago ziba muri ngewe ahubwo n'Imana izishyira muri nge. Kuko yaba imbaraga zikiza nazigiraga najya mu nshuti zanjye zirwara, kuko hari igihe usanga ufite inshuti zirwaye kandi abanze bakaba bazima. Rero ntitugira ubushobozi bwo kwica no gukiza
impamvu ushobora kurwara rwose nkanapfa ni uko imbaraga zikiza ntiziba muri njye ahubwo n'Imana izishyira muri njyewe. Kandi na Pawulo ntabwo bizi, Pawulo yagiraga igishakwe Pawulo cyo kijisho ryahoraga ririra, kandi urabizi Pawulo yararenze Mama Charlene nk'ishuri 10. Kuki se watari yararyivuye? Kandi ibyo bintu haba harimo inyigisho nyinshi ikomeye ku buzima bwacu. Hariho inyigisho nyinshi. Ujya wibaza impamvu ushobora kurwara ndi Mama Charlene wowe musinzi ukaba muzima. Ibintu byose ubundi ugiye kumbwira ngo ni ibitero. Bishobora kuba ibitero, bishobora kuba kwihesha icyubahiro kw'Imana n'ibintu byinshi. Hari ibyo Paulo yanditse avuga ngo ni ubwiru. Ni ubwiru. Hari ibintu by'ubwiru bw'Imana. Hari ibintu by'ubwiru bw'Imana pe. Imana kuboneka ifite umubiri ikagenda mu bantu ikabonwa n'abamarayika bavuga ngo ni ubwiru. We yabyise ngo ni ubwiru, ibintu biba ku bantu b'Imana bikaba ubwiru. Rimwe umuntu atabasha kubona igisobanuro. Hari n'ibintu yego, hari ibintu utabasha gusobanura. Ariko ibidufitiye tujye tumenya ibidufitiye umumaro. Abantu ubutumwa butandukanye, hari umushinga watangiye ariko wahawe n'Imana yitwa ngo menya nibi. Nibyo nibi. Menya nibi. Mbere ko tuza kunyura mu kiganiro nibiki ushaka ko abantu bamenye ubundi. Okay, ibintu nashakaga. Iki kiganiro gishingiye ku muryango. Ni cy'umugore n'umugabo mu muryango mu rugo. Naritegereje ndareba sanga hari ibintu bizwi, umugore n'umugore, umugabo n'umugabo. Ibintu tumenyereye nk'Abanyarwanda. Umugore arakubura, umugabo ajya gushakisha akazanira umugore, umugabo no kumeserwa, ibintu nk'ibyo mbese. Ariko nasanze ibyo batazi nibyo bikomeye. Nagende basanga hari ibintu abantu batazi, sanga hari ibintu batazi kandi byinshi kandi by'ingenzi hagati y'umugore n'umugabo. Hanyuma ibyo batazi bimwe bikazarimbuza bamwe, bimwe bikazatuma abantu batajya mu ijuru, cyangwa bimwe bigatuma mu ngo zabo bitabagirira umumaro, kandi mbona ko hari ibyo bamenya bikabagirira umumaro kubw'iyi si tugezemo. Yego, mbere ko umbwira ko ibyo urimo kuvuga bimwe washanze batazi ushaka ko bamenya ugenda ubigisha, ndagira ngo banze nkore definition cyangwa ubusobanuro. Niki kigira umuntu umugabo? Niki kigira umuntu umugore? Okay. Ubundi umugore nani umugabo ikintu gishobora gutuma aba umugabo nuko agomba kubahiriza inshingano z'urugo rwe, kuko burya Bibiliya yafashe umugabo imuha inshingano ze n'umugore imuha inshingano ze nk'umugore. Ikintu gishobora kugira umuntu kuba umugabo nuko yamaze kubahiriza inshingano z'ibimureba iwe mu rugo, kuko Bibiliya yaravuze ngo mugabo nawe ukunda umugore wawe. Ubundi byonyine iryo jambo ryitwa umugabo. Hari n'igihe ukora ikintu uri umugore umuntu akavuga ngo uri umuntu w'iki w'umugabo. Umugabo mbese ni uwubahiriza inshingano ashinzwe, kuko buri wese afite inshingano ye. Hari n'igihe umuntu w'umwana akora nk'ikintu ati kora hasha, uri umuntu w'umugabo, nuko aba yakoze ibintu bizima cyangwa yabikoreye igihe. Hanyuma rero kuba umugore nabwo ni nk'ibyo byose. Mu buryo Bibiliya ivugamwo ibintu igahishingano kuba umuntu w'umugabo mu rugo we cyangwa ko umuntu w'umugore, buri wese iba yaramuhaye umurongo atagomba kurenga. Ikintu reke ushobora kugira umuntu kuba umugore nuko ari umugore nyine ubereye urugo rwe, ubereye umuryango we, akaba umubyeyi kandi urera abo yabyaye nabo n'abatabyaye. Yego, wavuze ngo mu nyigisho wahawe kuri iki kintu cyitwa ngo menya nibi cyamenya nibyo, wavuze ko ari ibyo wabonaga nyine batekeza ko umugabo ari uhaha n'iki, ariko bango hari ibindi batazi. Nk'ibihe? Okay. Muri izi nshingano zose umugore n'umugabo afite, impamvu navuze ngo menya nibi, ntabwo umugore akwiye kuba kuri kote yuko akwiye kumva ko agomba guhahirwa. Ubundi mu muco wacu tuzi ko umugore agomba kwicara ubundi bakamutamika nk'icyana cy'inyoni, ariko hari igihe bidakunda. Hari igihe umugabo za nshingano ze atazemera, sibyo? Kwa kutazemera umugore arabizi neza ko ni itegeko, ni ngombwa. Nimba ari itegeko bikaba ngombwa bikaba byanze, wakora iki nk'umugore? Menya nibi ko wa mugabo ugutunze nawe ugomba kumutunga kandi urugo rukagenda neza. Menya ko wa mugabo utasize rasiyo kuko ntayo afite cyangwa
kubwo ko ari nabari niko Bibiliya ivuga menya ko ushobora guhagarara mu cyuho nka Bigayire Abigayire uzi ukuntu yatumye umuryango we urokoka kandi bari bagiye gushirira rimwe igihe Dawidi yatumaga y'imitsima bakayimwima akavuga ati mu rugo rw'uriya mugabo nabari nta muntu n'umwe ugomba kurokoka nihagira urokoka Imana yo mu ijuru ibimpora umugaragu akabibwira Abigayire ati Dawidi yarakara tumara Abigayire ngo aragenda ategura ikintu imizabibu ategura vino aragenda ategura imitsima ategura inyama ategura ibyo kurya ajya gusaganira Dawidi aramubwira ati nabari ni umugabo wanjye ariko nabari niryo zina rye nabo yabyaye ntabaha ntabwo ari we yaha ariko nyakubahwa dore ngo ibindi abikuzaniye nkatanze urugero mbabwira ukuntu yapfunduye isorori y'inyama zikijijwe amaze kumva umuhumuro umujinya urashira amaze kurya arahaga n'abagaragu aravuga ati Abigayire uri umugore nuko utagira umugabo birashoboka ko umugore ashobora kubera itara urugo rwe atitaye ku mugabo we kandi birashoboka ko keya umugabo adafite kuguha wowe ushobora kuzimuha muri make ibintu abantu bakwiye kumenya n'utundi tubera mu rugo umugore ushobora kumva yuko gutaha igihe ashakiye ntacyo bitwaye pfa kuba nta rindi mu byaha ariko banze ukubita isomo umenye ngo umugabo wanjye akunda ibiyanga ibi gutaha utinze ntacyo bitwaye kuko utari uri mu bibi nibyo ariko se umugabo wawe arabikunda ariko se umugore wawe arabikunda ugasanga umugabo yumva ko yahashye ibyo kurya nta bindi yabaye umugabo ariko kuba umugabo ni urugendo rurerure inshingano z'umugabo ni ibintu birebire hari ibintu abagore bakwiye kumenya mu ngo ariko hari n'ibintu abagabo bakwiye kumenya umugabo akwiye kumenya uburyo yanezezamo umugore we adakoresheje umuceri wonyine adakoresheje ifiriti yonyine uri kumva ubu hari abagore nzi baca inyuma abagabo babo kandi babahoye kutabagurira amavuta ahenze kandi abagabo bayakorera ese wakwicaje n'umugore wawe ukamubaza icyo akunda ese wamwicaje ukamubwira uti sheri ubundi ikintu nagukora ukanezerwa ni iki bamenye ko no kuganira hagati y'umugabo n'umugore ari ibintu by'ingenzi uzi kugira ngo umugabo agutwarire umugore amutwaje amavuta ufitiye amafaranga kuba wamugurira uzi kugira ngo umugabo mugenzi wawe agutware umugore amuciye kumubwira utugambo turyoshye kandi nawe mu kanwa kawe tubamo wenda ukiri aho ngaho ihangane ngo uce mu ijambo ese ubwo aba ari amavuta gusa cyangwa aba hari ikindi wenda kitavugwa reka rero nkubwire n'ayo mavuta yatuma mujyana none se abagabo nk'ubu abagabo n'abana beza umugabo wese iyo yagushatse amenya aho areba sibyo hari ushobora kureba akavuga ati yo ufite agapo keza ariko wisize amavuta ameze gutyo kuko abagabo batwara abagore bazi ntuza strategy nyinshi ashobora kunyuramo wisiga yahe mavuta uyu mubiri we biragaragara ko ufite umubiri mwiza ariko amavuta wisiga ntago harandi ushobora kwisiga byaba ngombwa akamureba akajya guterura rwose amavuta y'ibihumbi 50 sibyo cyangwa 30 ariko ugasanga umugabo we yamugurira n'ayijana muri make umugabo aba afite no gukora iperereza ryatuma umugore we asa neza uko biri kose haba hakwiye isomo kwiga uko umuntu ajya kwiga icyongereza kugira ngo azabashe kuvugana n'abantu ukiga amategeko y'umuhanda kugira ngo uzabone perime yo gutwara njye mba mbona abagore mu rugo bakwiye kwiga n'abagabo mu rugo bakiga kugira ngo umugore yige gutwara umugabo we n'umugabo yige gutwara umugore we kuko gutwara umugore si ugupfa gufata ku mahembe no gutwara umugabo si ugupfa gufata kuri vora ni amasomo maremare uri buza gutuma leta nkubaza abantu benshi nicyo bashobora kwibaza mu byaba bakiri bato cyangwa abakuru cyangwa abashakanye niki kigira umugabo niki cyakubwira ko umugabo ari mwiza okay niki cyakubwira ko umugore ari mwiza umugabo aba mwiza bigenze gute umugore aba mwiza yakoze iki bigenze gute okay uko biri kose usibye ba nta munoza babaho mu buzima umuntu akubera mwiza kuko yafashije umutima wawe kwishima uri kumva ese umuntu ushobora gufasha umutima wawe kwishima mbese uwajya mu rugo ukishimira kuri umugore muri urwo rugo buri abagore benshi ntibishimiye ingo zabo nabo mubona bagendera amakupure batwitse mu modoka umwe yambaye ikibabo undi yambaye ikindi baba bari kuri kuba perezida ariko bamwe baba bari gushirira mu mitima
kuko bazi ibyo birirwamo n'ibyo bararamo. Ariko umugabo ushobora gufasha umutima wawe kwishima byonyine, urumva, akumva afite intego yo kunezeza umugore we ku gato no ku kanini, uwo niwe mugabo. Kuko iyo mvuze ngo kwishima biri mu ngeri zose. Umugabo ushobora guhembwa amafaranga akakubwira umushahara yakoreye, yagira nayo asohora ukayamenya. Umugabo ushobora kugira imishinga akagisha inama umugore we. Umugabo ushobora kubona kenda keza akumva ko yakagurira umugore. Umugabo ushobora guhora abona ko ubuzima bw'umugore ari bwo buzima bwe. Ariko hari undi mugabo uziko hari abagore basazanye n'abagabo batazi imishahara yabo. Uzi ko hari abagore umugore ajya kumva ngo umugabo yaguze ikibanza, akajya bibwirwa n'abantu babonye akigura. Uwo mugabo ni mubi. Wasanga baba barasezeranye ivanguramutungo. Nyine bari mubi nyine. Ariko sonde ngo bose barasezeranye iki? Ivanguramutungo. Ariko ujye utinya abatipe basezerana ivanguramutungo, nabo bari abajama buryo baravanguye kera. Ntushobora guhagarara imbere y'ubuyobozi ngo uvuge ngo ngewe ngo nemeye ko ari ivangura. Iryo vangura mugende muvangure, muzavangura mu buriri, muvangure mu bana, muvangure. Umuntu ujya gusezerana n'umuntu ngo barakundana ngo ivangura rirakatsindwa, ntabwo rituruka ku Uwiteka. Ibintu biva ku Uwiteka no kuvanga. Nubona umukirisitu wasezeranye n'umugabo we ngo ivangura, ego merita, ubwo sundi bajya gusezerana karamata k'iki baravanguye. Hakubura hari abakristo basezerana ivangura. Nubona umugabo wawe mwicaranye mugiye kubana ati nivangura, uzamenye ngo urwo rugo uzarwikorera nk'uko merita rwikoreye, ntuziyateganye kurwicara ivangura. Ego merita ni ukubana nk'abajama, ni ukubana ku mibare, izina rya Yesu. Nzi ko ibyo ari iby'abapagani. Yesu we. Wari ugikomeza eno umugore mwiza amubwirwa ni iki nubwo umugabo ari kutarabumveka cyane. Okay. Umugabo reka nkubwire. Ubundi umugabo ushobora gufata ubuzima bw'umugore we, sibyo? Ubundi umugabo cyangwa umugore umwe aba ari urugingo rw'undi. Umugabo aba ari urugingo rw'umugore n'umugore aba ari urugingo rw'umugabo. Ntago rero buryo ushobora kwirya urwara, kuko wiriye urwara wababara. Ubu ukwiye gukunda umugore wawe nk'uko wikunda nawe ubwawe, kimwe n'uko uba ukwiye gukunda umugabo wawe nk'uko wikunda. Umugore mwiza rero nawe ni nk'umugore ushobora kwifuza kunezeza umutima w'umugabo we. Erega umugabo yanezerewe n'uwo twita zanezerwa. Erega umugabo areka sinzi impamvu ibi bintu utari kubyumva. Ese ugira ngo uzi umugore wasetse? Umugore wasetse n'umuyaya araseka. Umugore wasetse n'abana be baraseka. Umugore yasetse n'uwakinjira muri urwo rugo yaseka, kubera wa munezero yatewe n'umugabo we. Ariko umugore wababaye, umugabo amubwira nabi, ishyi n'imigeri n'imihini bigatahira ku bana. Bizi rero umukozi ni wowe ufite akaga. Na wa mugabo rero wasetse. Kandi burya ibitwenge by'umugore ni nabyo bitwenge by'itorero. Ntubone mu gihugu haboneka mwambutiyaje za divorce, ukabona mu itorero harimo bombori z'abagore n'abagabo. Nuko icyo kintu cyabuze, ikintu bita kunezezanya. Umugore anejeje umugabo akanezeza umugore, baha abantu bishimye ari babiri. Iyo bayoboye umudugudu umera neza, bayobora mu kagari bikaba sawa. Uwo mugore wagiye muri biro kwakira abaturage rero we ntako abasa. Bishatse kuvuga ngo ya minezero yabo niyo ivamo inyungu z'igihugu ndetse n'itorero. Ubwo rero wenda urimo kugeza kubaka ingo ugikoresha wenda ibyanditswe n'inama zitandukanye. Wavuze ngo umugabo mwiza nubasha kunezeza umugore we, n'umugore mwiza nubasha kunezeza umugabo we. Bivuze ko yaravuga ngo umugabo mwiza nubasha gukunda umugore, n'umugore mwiza nubasha kugandukira umugabo. Yego. Aha, nk'umubyeyi kugira ngo uyu mumama udukurikiye umudamu urugo rwenda gusenyuka, ni ibintu bingahe yakora kugira ngo anezeze umugabo? Okay. Ni ibihe yakora? Mugira inama namugira ya mbere. Inama ya mbere namugira ni ukwikuramo ntibishoboka, akishyiramo birashoboka. Yego, ntibishoboka ko yanca inyuma, ntabwo bishoboka.
ntabwo bishoboka ko yataha saa 7 z'ijoro, ntibishoboka. Iyi ngiyi ntibishoboka, bayikuremo, umugore ayikuremo. Nicyo kintu cya mbere. Umenye neza ko umugabo wawe bishoboka naho yaba avuye mu yitatu, birashoboka ko yatereta, birashoboka ko yaguca inyuma atanabiteguye, yabiteguriwe, birashoboka ko yahinduka. Icyo kintu birashoboka rero, yakubitanye byashobotse, agahura na byashobotse byabaye, ntago bimukomeretsa nkaho yishyizemo ngo umugabo wanjye ntago yabikora. Nk'ubu hari abagore nzi yicara umugabo wanjye hoya papa runaka hoya, none wanakurikirana amakuru y'uwo muntu ugasanga yaciye ishyano, yaciye ibiti n'amabuye. Hari defo abagore b'abakristo bagira, kumva ko umugabo watakora icyaha, kandi no mu bamarayika Imana babonamo amakosa n'amanyanga. Kumva ko utunze marayika byonyine ni ikosa rikomeye. Umuntu yumve ko na mugenzi wagize ikosa rimucika akarikora cyangwa yanariteguye, yumve ko ari ibintu byabaye, yihutire kugira imbabazi. Icyo nicyo kintu cya mbere, kuko kubara amakosa y'umugabo nawe ujye ubara yawe nk'umugore, bigutere kuvuga ngo yakosheje ariko nanjye nshobora gukosa cyangwa ndakosa. Ikindi cya kabiri nagiraho inama umugore, mbere yo kuvugana ngo umugabo wanjye nta nkorera ibi, banza ubari by'umukorera. Ese koko mama, ubona umugabo wawe asohoka mu rugo avuga ati ayo nkorera yose ndayazana? Menya impamvu kwanza hagati y'umugabo yawe n'umugabo harimo amakimbirane. Aya makimbirane nta kageso kananiye umugabo wanjye, aya makimbirane ni njyewe wabaye intandaro yayo. Kuko hari igihe umugabo aba mubi, yaba mubi, umugore akabimuhora, kandi ububi bw'umugabo bwaraturutse he? Ku mugore. Uziko buriya hari umugabo ushobora gusigara siyo, agasigara siyo itubutse, yataha akarya nabi. Umugabo asize y'inyama agataha akarya intoryi, okay, butaha aravuga ati okay, nzajya ngura intoryi kuko mbona arizo bakunda. Ubwo se uzavuga ngo yagabanuye rasiyo, ahubwo menye impamvu yayigabanyije. Umugabo utaha kare agataha karagira ngo aruhuke, aho kugira ngo aruhukire mu buriri akaruhukira mu ntebe. Tuvugisha ukuri, yatashye kare yoga hite aryame, aho kugira ngo aruhukire mu buriri koko aruhuka aryame nk'uko yatahanye gahunda yo kuruhuka, akajya kurarira ibiryo kandi umugore yiriwe mu rugo. Ubwo se none navuga ati byose ni hahandi n'ubone njya kuruhira mu ntebe ndyamye, reka mbe nduruhukira nigire n'ahandi hari abagabo. Kandi burya ahantu hari abagabo ntihabura abagore. Wa mugabo akiga gutaha saa 5 z'ijoro, uzamurenganya ngo ataha atinze? Nibura si yatashye kare da, utarahisha. Hari uburyo ushobora kumwaranja, kuko burya abagabo benshi baba bameze nk'abana. Burya umugabo ushobora kumwaranja rwose, mukanamuganira ukamutera igipindi, cyangwa ukabumuzaniye utuntu two kumujijisha, no muri iyo minota akavuga ati niyo bitarashya nibura mbanza gufata kuri keya, nkaba njya kuri keya z'umugore, akajya kugaragurira agafiriti, akaba ari cyangwa kanjaburira ariko akabazanye kamwe kataranacyo, ariko shere we wihanganye, nibura akavuga ati uyu mugore wanjye niyo atarahisha, reka njye kwifatira ku dukeya twe. Rero muri make umenya impamvu asigaye ateretana. Ko hari n'igihe umugabo aba yikundira ibintu rata, yikundira kwishima, yikundira burage, yikundira utuntu twiza. Rero wa mugore wanjye wiriwe mu miruho n'imibabaro, wamuzana atari kujya umvanaho iyo midabagiro yawe. Umwana umwe yamucishije hirya, undi amucisha hino, yakora byatetse akanuye amaso, yananiwe yatagangaye. Ariko ntamenye neza ko mu bana afite iwe kina nabo, cyangwa birirwe bamurushya, ntamenye ko n'umugabo we ari imfura ye, nawe abakeneye gukina ari umubebe. Ubwo rugasanga umugabo ati kandi nyine nimba yikundira gukina, hari abamukoresha tize na pompaje, aho yiriwe mu kazi, aho yiriwe akatagenda, abarebwa na benshi. Muri make nabanza amenya ngo urugamba rwaturutse he, nimba ari we waruteye arebe uburyo akosoramo, kandi nimba urugamba atari we wagize gute waruteye, hari uburyo umugore ashobora gufasha umugabo kuva mu kibazo
kereka iyo ari umugabo w'igikenya kuko hari abagabo b'ibikenya bazirunge zange z'ibisogo naho wamuheka ukamugurira isume narayibonye igura 35 mu mujyi ukayimuhekamo ukajya umukikira n'akabibero ku buryo ibintu byose ukora babona nta kintu bimaze. Hari ukuntu umugore ashobora gufasha umugabo kuva mu kibazo. Hari umugabo utahana umujinya yakuye mu kazi kaza kureba nabi noneho aho kugira ngo wenda umwurure umenye impamvu yababaye ahubwo nawe ariko se ubundi urinda uzundeba nabi cyangwa umbwira nabi niriranywe nawe umva nawe umufatanyije n'abakiriya yiriwemo umufatanyije na bosi umufatanyije n'izuba yiriwemo ntabone ijana umwongereye ibibazo kandi uwo mushiha yatahanye wari kumubera umuti akurura akavuga ati stress ndazitaye ngiye kwigira mu mahoro y'umugore wanjye araje avuye mu bibazo agiye mu by'umugore kandi wakamucacu yuti wiriwe gute mugabo mwiza kuko urabizi ko siko atahareba ugatsanga noneho wa mujinya yiriranywe awukubisa umugore kandi uwo muriro ni umugore wakije ubundi kuko ubundi abakwiye kubuzima muri make inama nabagira nizo ngizo. Yego wibanza cyane kwande rw'umugore na cyane kuri n'umugore ariko n'abagabo buri hari byinshi wenda umuntu agenda babwira ariko ndagira ngo basi ikibazo urebye muri no minsi hari inyigisho ngo zigisha ingo inyigisho zigisha abashakanye nawe dore urahagurutse no kwigisha abashakanye hari n'abandi bigisha mu bigo bitandukanye bitwa abashangaje n'abandi benshi ubona divorce zirimo ziraba uyu munsi nabwo inyigisho zo kwigisha abashakanye zihari cyane mubihuza gute kuko murahari murigisha muri benshi ariko kari gutandukana kwa bakwinshi n'ubundi byumvikana ko ubwo birimo bisa naho bidatanga wa muti twifuzaga biterwa n'iki zingo ziratandukana kubera iki? Okay. Ibintu bitandukanya ingo ni byinshi narababwiye ngo hari igihe wibwira ngo abantu batandukanye batigeze banahura na rimwe kuko guhura kw'abantu cyangwa kubaka kwabo si ukwambara ka gatimba na costume ngo musomye bagakoma mu mashyi ngo nawe rwose mwongere twa tuntu ntago kuri ariko kubaka siko guhura mana yo mwijuru we kubaka ni ikintu gikomeye kandi kubaka iyo witegereje ingo nyinshi usanga batarubatse kuko umuntu azubaka ku musenyi ejo bundi imvura nigwa n'ibihirima nawe yishyire mu bubakishije beto. Hari abantu bajya kubaka bagashaka ibyo bazubakisha. Hari umuntu ubundi ngiye kujya kubaka urugo ni umushinga muremure umuntu ajya kubaka yatekereza kuba umugabo agahita atekereza inkwano no tuzabivuga mu rubyiruko uratekereza kuba umugabo ugatekereza inkwano yonyine mbega ubwenge bugarukiye hafi ubanza utekereza ukuntu uzaba umugabo cyangwa umuntu yatekereza ukuntu azaba umugabo agahita atekereza ukuntu bazamushyuhiriza amazi ubundi yoga gakonje umva umushinga ajyanyeyo umuntu nawe azubaka umuntu akicara ati yewe najyaga n'ibyamandazi nkawa n'ikivuguto najyaga nywa mu karunkarya n'ibishyimbo na capati ariko ubu ngiye kubona umugore uzajya ntekera agasosi ka mu gitondo n'ubugari ubundi yibaba we najyaga nizingazinga nk'ipine ariko ubu mbonye umugore uzajya mpfumbata umva ibintu bajya kubakisha ubwabyo ibyo bintu byose uvuze ni ibirere ni ibikenye ikirere se wacyubakisha iyo izuba ryavuye kiravunguka ibikenyeri se uko bigenda bisaza bigenda bimungwa ibyo ni ibintu byo kubakisha koko ugiye kuba umugabo ngo bajye bagushyuhiriza amazi ugiye kuba umugabo ngo uvuye kuri capati nuko nguko ugiye kuba umugabo ariko burya hari ibitekerezo umuntu aba akwiye kugira iyo agiye kuba umugabo kwanza atekereza ngo mbere y'uko usaba Imana inkwano banze ufate usaba Imana imbaraga z'ukuntu uzabana n'umukobwa umukobwa wavutse udahari agakura udahari umukobwa utazi uko yarezwe n'uko yakuze umukobwa utazi nimba ujyanye ari n'ikinyabibiri uramuzi se hari abajya bafata avance ariko ibaze umukobwa ntago muzi ubizi ute se nimba utazagerayo ugasanga nta ninda afite aharinda hari umugongo harinda ariko utekereza uyu muntu njyanye ni igini uyu muntu njyanye yabyawe nande nta makuru abazama gusa yumva ayo mazi se uvuga ngo azagushyuhiriza ubizi ute ko azayashyushye ubizi ute ko atazanayashyira muri firigo se ngo rusheho gukonja ubizi ute se ko azajya abyuka mu gitondo mbere y'uko ujya ku kazi akagucumbira ubugari
ubizi ute ko atazakubwira ngo nawe genda ubwitekere? Urumva ibintu bajya kubakisha ingo ni ibintu byinshi by'ibikenyeri n'amashara nabo ngo bubatse, ugasanga bagiye mu mubare ngo barubatse nk'aba ba Mama Charlene ngo bagiye kubaka n'abandi bene wacu ntavuze. Rimwe na rimwe nimukanabeshyere n'abantu. Nk'ubu najya mu bagore nanjye nkavuga ngo nari narubatse koko njye n'ibyo bikenyera ubanza ntarabijyanye, ahubwo si ibyo abantu bajyamo barabizi. Ese reka nkubaze, ubundi nujyana beto uri umugabo uri umusore ukajya kubakisha beto wayitwaje, umugore wawe hakazana ibishangara, ushobora gufata beto n'ibishangara ukubaka inzu ikuzura? Izaga uruhande rumwe, uruhande rw'ibishangara ruzahirima, uruhande rwa beto ruhagarara. Ni hamwe uzasanga umugore yari kubaka umugabo ntiyubake, umugabo yari kubaka umugore ntiyubaka. Rero muravuga ngo ingo nyinshi zirahirima, buryo ubonye ibintu bagiye kubakisha wasanga n'ubundi zagombaga guhirima. Kindi cya kabiri, abantu buryo bari gushakanamo ni imibare. Nge basore benshi banteye ubwoba ndumirwa kandi babarokore. Yicara ati sha ndashaka kuzabana n'ura mukobwa, kandi sha numvise ngo papa we n'umukire. Ibaze umugabo rero ugiye kuzamurira inzu ye ku maboko ya muzehe. Ibaze nise papa we nimba ari umukire aragukiriye. Ese nkawe utangiye kubara ikofi y'umugore koko ubwo uzaba umugabo? Yambabarira umbwire, ikofi y'umugore umuntu w'umugabo koko agendera ku ikofi y'umugore? Ariko numva ngo nakakazi ke ngo asiga ahembwa iry'itanu. Ngaho nimumbwira ahembwa iry'itanu, hanyuma iyo mibare yuko ushaka uwo mukobwa uhembwa iry'itanu, umunsi wagezeyo bagahita bakamwirukana ko yakabashaga ari umukobwa, ubwo urwo rugo narwo niruhirima? Ubwo iyo ni inyubako? Abantu bari ingo zabo zirahirima kubera ibyo bazubakishije. Ariko abubakishije amabeto, bubakishije ibintu bikomeye, zirahagaze barasazanye. Kandi reka mbabwire impamvu basazanye, soko muri imfura mujya mwitonda n'impamvu muzicayemo. Ntago ari uko muri ifura, nta n'ubunyangamugayo, ahubwo mwaje muje kubaka, muriyemeza. Umugore ariyemeza amenya ikimuvanye iwe iwabo, n'umugabo ariyemeza, habamo kwihangana no kuvuga ngo nzubaka paka. Ikindi mwibuke ko turi kuri uyu mubumbe, turi ku mpera y'isi. Mwishaka ko ingo zo ku minsi y'imperuka zidasenyuka? Zari zasenyuka se? Turi ku mpera y'isi. Ikindi nuko abantu bitangazwa ngo n'ingo z'ubu ziri gusenyuka, icy'ubuse ahubwo kitahirima ni iki? Abantu baricara ngo abana bubu, umuntu akicara ngo imikorere y'ubu, umuntu agafata amafaranga mu ntoki ukabona ni nk'ibyatsi, amafaranga y'ubu. Iyo witegereje urareba n'izuba ry'ubu, wakongera gutekereza uti imvura y'ubu, abapasiteri bubu, abavuga butumwa bubu, abashumba bubu. Rero kuba iby'ubu byose bigenda bigera ku musozo n'ibimenyetso bikagaragara, ntabwo ingo arizo zasigara. Iyo Satani ari kurwanya abantu, ahanini ahera mu muryango kuko ariho azakura abayoboke. Iyo umuryango wangiritse ufite ikibazo, araprofita cyane kuko ibintu byose byubatse kugira ngo bibe byiza byubakiye ku muryango. Kandi niyo ibintu bishobora gusenyuka bikagera kure, biba byahereye ku muryango. Ubu mu bibazo itorero rifite n'igihugu ni ibibazo bishingiye ku muryango. Hariya rero Satani mu bibombe agomba kunaga, yibanda mu muryango kuko ariho asenya ibirindiro bikomeye. Umuntu dukukete yibaza akavuga se ubwo niba urugo ari uko rumeze uko nyine bisobanuye. Fondasiyo cyangwa umusingi y'urugo ni iki? Yego. Okay. Ubundi urugo rushobora guhirima kubera icyo warwubakishije, kandi umuntu agusumba bitewe n'aho ahagaze. Umuntu ushaka kubaka urugo rugakomera, umugore n'umugabo, ari umugore umusore n'inkumi, umugore n'umugabo, ifondasiyo ishobora kubaka urugo ukarwubaka imvi zikazaba uruyenzi ukiri kumwe n'umugabo wawe. Ni ikintu bita kwihangana. Kandi uko kwihangana ashaka kuvuga ntago kugomba kuba kwihangana kumwe, ni ukwa babiri, uko umugore n'uko umugabo.
uwo mugore akihanganira umugabo n'umugabo akihanganira umugore. Ikibazo rero kiboneka muri rusange, usanga umugabo yihanganye akagira umugore utihangana, ugasanga umugore arihangana akagira umugabo utihangana. Impamvu mvuga kwihangana ni uko umugabo ashobora kwihanganira ingeso z'umugore arizo yamusanganye n'izadutse, cyangwa umugabo akihanganira ingeso z'umugore n'umugore akihanganira ingeso z'umugabo. Kwihangana havamo ikintu gikomeye, kuko n'amakimbirane aza yose aturuka mu kutihangana. Ariko kwihangana kumwe ni nko kwa kundi nakubwiye ngo igipande kimwe ni beto, ikindi ni imbingo, ntabwo iyo nzu yarama. Ntago yarama. Hari ikintu nagiye numva mu biganiro agiye ukora cyangwa njya mbona nshaka kunda kuvugaho, iyo umukobwa agiye kuva iwabo cyangwa se umusore yagiye kubaka urugo, nayo birabigaruka akavuga ngo umuntu asiga se na nyina akajya kubana n'umugore cyangwa umugabo akaramata, bombi bakaba umwe, bakaba umubiri umwe. Ikintu cyitwa gusiga, kuko abantu bakingo bashingiye barabijyanye batarabisizeho, ugasanga yubatse urugo ariko mama n'urwubaka aza kumubwira uko atekera umugabo, aza kumuha amategeko mu rugo rwe. Ibi bintu ngira ngo kureho homba ariko uvuge kuri abakobwa n'abagabo, ariko n'ababyeyi bajya kujya gutanga amategeko mu ngo z'abakazana babo n'abako babo. Ikintu rero gikomeye, ntago inama dushobora kuzanga, kuko hari n'igihe abantu bubakirwa n'iwabo bashingiye ku nama nziza bagenda babaha, hari igihe birengera. Ibyo ni byo bibi. Ugize Imana ukabona mama wawe w'imfura akakugira inama y'uko yubatse, kuko barahari ababyeyi beza, ni umugisha. Ariko iyo uhuye na mama wawe w'incakura akuzanaho bwa bucakura bwe yakoze ku mugabo kugira ngo nawe ubushyire ku mugore, ariko nawe tuzakwemeranya ngiye guca mu ijambo. Urugo uko nge nekereza, wenda dukwicura kwa bitekereza, urugo ntago rusa. Impamvu ntago rusa biterwa ko dutewe ibigo bitandukanye. Mama afite uko ateye n'ibyo akunda, na papa ari we mugabo we yari afite uko ateye n'ibyo akunda. Kucyumva ko urugo ugiye gushakamo ibyo yakoreraga papa ari byo yakorera umukwe we, ushobora kuba batabikunda atameze kimwe. Inama arazamuye zangiza urugo. Inama ushobora kugira inama umuntu mu rugo ntabwo ari y'umwanzuro, ahubwo burya inama ugira umuntu ni ukumugira inama itamuganisha ku kibi, ku buryo ya myitwarire n'imyanzuro ashobora gufata mu buzima bwe itazaturuka mu guhemukira umugore cyangwa umugabo. Ariko hagati y'inama n'imyanzuro ujya umugira gutya, byo ntabwo byakunda. Oya, ntabwo bishoboka. Kuko icyo kintu uvuze, iyo mpamvu navuze ngo abagore bafata amakaramu n'amakayi biga abagabo babo. Umwige uhereye ku mutwe, aho utazamenya Imana izahakumenyera. Namara kumwiga bizamufasha, kuko ingo ntabwo ari zimwe. Nk'ubu hari umugore wicara akakubwira ati njye umugabo wanjye ameze gutya na gutya, ariko mbigenza gutya na gutya. None si ibyo ugenge nzereza umugabo wawe nyine gutyo na gutya, ubizi uti ko babigenzereza umugabo wabo. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo umugore w'umunyabwenge amenya imico yabo mu rugo rwe. Niyo mpamvu rero umuntu aba akwiye kwiga umugabo we, kuko umugabo w'umwe ntabwo ari nk'uwundi. Ubundi urugo rwubakwa na babiri. Iyo mama yatangiye kuzamo na papa akazamo, mabukwe akabizamo, biba ari ikibazo. Nta muntu wubakira undi. Urugo ubona rutagushobokeye utarushoboye wowe nyirarwo. Iyo umuntu yiswe umugabo nuko abasha gusuporta ibibazo byose by'urugo n'imyanzuro yose, akaba ari we uba ntuza wabyo. Nimba bakwirukana ku kazi cyangwa bakabateza cyamunara iwanyu ntibayateranye ngo bakugurire inzu, ukirya ukimara n'umugore wawe, ni gute bakwinjirira mu buzima bakaza kugutegeka? Ni ikibazo rero. Ababyeyi bivanga mu ngo z'abana babo bameze nka ba bakobwa bagendera, mama yambwiye gutya, rega kanabibwira umugabo we. Burya nanabikubwira ujye ugira gutya, ribibanga ryawe nande, ribibanga ryawe. Yego, wenda tugana ku musozo ngira ngo kino kibazo nzanyikubaza kenshi, kuko muri comment ndakibona. Iyo urimo gutanga izi mpuguro, ukuntu zivuga, ukuntu ugira gute n'ibintu uvuga, n'ibintu kandi byubaka sosiyete nyarwanda n'abumva n'u Rwanda bose bari ku isi, ariko bahita bibaza
kuki utabikorewe umugabo ngo urugo rwubakwe kuki urwahe rwakura niko bahita bavuga yego iyo mibare bakavuga ati rero banze yubaka urwenga abone kujya guhugura abandi niko bahita bavuga okay nagiye ntangaho ibisobanuro byinshi kuba umuntu yamura ko muhugura iyi mikoro mfite ataranayinguriye ubundi abo bantu nta kibazo buri ubagenzuye ubona mu mutwe bafite ikibazo iyi mikoro mfite irahenda amabuye arimo aba yaguzwe umuriro uyacomeka uba waguzwe iyi kamera n'iri shusho mubona risa gutya iyi kamera yaraguzwe uyu mwanya mba nakoresheje ni umwanya munini Mama Charlene ko nta esanse uba wansutsemo ngo ngukosome Mama Charlene ko mba natanze umwanya ndetse nkatangamo n'amafaranga hakaba nta yawe arimo umuntu ujya kubabazwa nuko mwubakira urugo urumva uburwaye atari bufite ese umuntu w'umuganga ushobora kuba ari dogiteri uvura umutima sibyo ni inzobere mu gihugu arazwi afite impamyabumenyi sibyo zuko avura umutima n'abantu bose bagize ikibazo niwe bamwoherezaho n'urugero ariko wajya kumva ejo bundi ngo umutima niwe umwishe azi uburyo birinda umutima azi uburyo ashobora kuwivura hari n'abo yavuye barakira ese uwo muganga napfa uzamuhagarara hejuru mu bwite upfuye kubera iki kandi uvura umutima ni uko gupfa byaremewe bose bishobora kugira gute bishobora kubaho ikindi bajye bibaza impamvu ubundi abantu ngewe njya mbona kandi mu babivuga ubona harimo n'abizi ni gute ushobora gutinyuka gufata izi mpuguro kandi ukumva ese nimba ari nzima koko nkaba nziguha ku buntu ukaba wumva ari nazo kuki wowe bitagutera gutekereza ko mbere y'izi nyigisho cyangwa nyuma y'izi nyigisho hari irindi banga utazi ntuhite wanzura ngo kuki byamunaniye akaba uzi impamvu se bikorwa ari iyihe ahubwo se uzi nyuma yo kuzivuga bizagenda gute ubizi ute se ko nyuma y'izi nyigisho hariho hazabonekera imbaraga z'Imana ahubwo abantu baba bashaka ko mbabwira amabanga menshi kandi ntayo nzababwira ikindi ejo bundi narababwiye ngo nimuvuge vuba mu magambo muvuga uko biri kose mba mbona amagambo abantu bavuga azatera Imana kuza vuba mbona imyaka yari yarangeneye yo kuntabara izayigabanya kubera amagambo niko sigaye numva umwuka mbwira abantu nibavuge vuba kuko mu minsi iri imbere ntabwo bazongera kubivuga aya magambo Imana iri kuyarunda ahantu barimo kuyikora mu jisho iki kibazo kigomba kwihutirwa imbere y'Imana yego biravuga ngo barakongotana kwacu kandi amara yacu yashira mu icupa ubwo ibibara nibyo byiringiro ufite kandi ushimire rero yego nakoze cyane gusa nifuza mu yugano mo gutegura byitwa ngo menya nibi cyamenya nibyo njye nibaza ukuntu ariko se ubundi tutarava hangaha nimba narubakishije beto umugabo wanjye akazana ibishara n'imbingo umuntu yajya kumpora ubusa umuntu yajya kumpora ngo rwarahirimye ntago umuntu agomba kubimpora kwako ntazi ibintu twubakishije ariko humura abantu bose bafite impungenge nubwo ntabamara impungenge nonaha ariko nzazibamara mu minsi mikeya iri imbere njya mvuga ngo hari n'ibisubizo njya mbaha ari ukugira ngo nice iperereza kuko nabo kubibaza si urukundo bankunda nta nubwo ari impuhwe hari ibibazo byo guperereza nanjye nkagira ibisubizo byo kwica iperereza yego ubwo muri comment hasi niba unyuzwe uza kubitubwira n'ubutanyuzwe ukomeza umubaze nawe yiteguye gusubiza ariko n'abatanyurwa nta n'impamvu ubundi se hari uherutse kumbwira ngo ajya babazwa n'ibintu byanjye nabwo ibyawe byarakubabaje urabirangiza none uje no kubabazwa n'ibyanjye hari ibintu bitareba n'abantu hari ibintu bitabareba nimba izi mpuguro zigufasha zikurikirane nimba wumva zitakureba zirekere ba nyirazo kuko ba nyirazo barahari binyura kandi bikabubakira ntago tuba twabakosomye yitwa Mama Charlene turi kuri channel yitwa Mashene Official hanyuzaho inyigisho zitandukanye n'izi yatuganirizaga kina filime n'ibintu byinshi bitandukanye ndimo nkubwira ngo mu bintu wenda uzategura njye nibaza ukuntu uzinjira mu kuri kw'ibintu kuko uvuga ngo umukuvuga ngo urimo guca ibintu ku ruhande ntago winjiramo in deep hasi hari umuntu ubuze gutanga keya hari umugabo cyangwa umugore aze gutaha bigapfira mu cyumba iriye
ibi byo uzabiganiriza abantu gute kandi uri umuvugabutumwa? Okay, nzabivuga uko umwuka azabimpa, ntabwo nzabivuga uko abantu bazabifata. Kandi buri munsi ndabivuga. So ndubushaka ko mbivuga mu mazina yabo, iyo nciye amarenga bwo ntibabimenya. Ndabizi se. Erega kwera ukuntu babizi cyane babyirirwamo bakabiraramo amajoro yose. Nta muntu ushobora, iyo mvuze mu marenga kuko ari ibintu bazi cyane bitamenya ibyo ari byo. Nibashaka ibicukumbuye bazagende bashangaze barabibigishije. Hari n'abandi bagore bagenda babyigisha ku masheni kandi bajye babakurikirana bumvemo ibifite umumaro, ibyo badashoboye babyihorere. Ubutaha uzambwira ukuntu cyanza kikoza ubutaha. Ndabashimiye cyane mwakoze kubana natwe kuri Mama Charlene official. Imana ibahe umugisha. Kora subscribe, ukore share, ukore like, ukore ushiraho comment. Urabugize neza kandi urabudufasha umurimo Imana. Kuri no channel hariho nimero za Mama Charlene, ushobora kuzirebaho ka wamuvugisha arakwakira kandi aramuvugana rwose. Yego. Imana iguhe umugisha. Nawe urakoze.